bwira abanyarwanda, yewe munyarwandakazi, yewe umukobwa, yewe wa musore we, yewe muntu wicaye uri umuntu mukuru ukomeye, ntushaka uri n'umuperezida, hari inzobo bagiye bagucukurira, hari inzobo bashatse kugushiramo, hari abashatse kugukingiraniriza, bazi ico mwami arimo ambwira. Yemwe bantu bagaragara nk'abayobozi, yemwe basirikare, abapolisi, iki ni igihe Imana iri kumbwira ngo nimwegere Imana, nimumara kuyegera izabana namwe. Harimo bari kuvuga ngo misiyo zaranze, ngo mbese bizagenda bite, ariko Imana iri kumbwira ngo yewe musirikare, yewe mupolisi, reka dufatanye gusenga. Iyi ni iminsi Imana imbwiye ngo uyu mwaka basirikare, bapolisi, mwubashe Imana. Muri ba Danieli Imana ikunda, Imana irambwiye ngo izabahisha, izabana namwe, izabarengera mu kantu k'ubusabusa. Ntagira umbaza ngo mbese izaturengera ute. Ye murabizi mwa basore mwe, bamwe Imana yabakuye muri Kongo, abandi Imana ibasigaza 94. Niko Imana iri kumwe ngo mvugane namwe, irabarinda, igirana namwe amasezerano. Ariko iyi minsi Imana iri kumwe ngo nimwongeze ibihe byo gusenga, mwongere muyihagarareho. Mwaririye Imana irabatabara, muzi uturu tw'ubusabusa Imana yabarindiyemo, amashamba mwagendagamo, bamwe mwabaga mu bihuru muvuga ngo ntabwo bucya, ariko Imana irabarengera. Imana iri kongera ikambwira ngo mube benshi bamaze kwibagirwa. Imana idufashe itugirire neza. Ninde muntu waruzi yuko yajya kugura ikibiti ku muhanda agasanga mu rugo ari amahoro? Imana idufashe itugirire neza. Mbese murabyibutse muri ya masasu menshi, igihe kitudutseho, imvura itunyagira, turara mu bihuru, dusa nabi, nta naho twabona n'amazi, nayo kunywa twarayaburaga, n'isukari twarayiburaga. Ese muri kubyibuka? Yemwe muri kubyibuka abanyarwanda, mwikorera imisambi. Imana ikumbya ngo muri kubyibuka. Bamwe amasasu abatambuka, abandi abaheramo bazi ko bari bupfe, Imana ikabarinda. Muri kubyibuka banyarwanda, na kubyibuka wowe bakuye mu mirambo nka 200 bakagukura muri wenyine uri muzima, none ugukorera Imana gute? Abantu baribagiwe. Imana iri kumwe ngo mbwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'abatuye isi ngo muribagiwe, kandi iki gihe ari igihe cyo guhanga. Reka tugusuze kandi twifurize amahoro y'Imana ndetse n'imigisha tukakwiteka Imana, wowe udahwema gukurikira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Wahisemo neza, turagusuje kandi twifurije umugisha w'Imana. Mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo, mu ntara zitandukanye ku migabane itandukanye, mwese mukaba mwumva ururimi ndi kuvuga, mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu kivuga ubutumwa cy'uyu munsi. Nimugubwe neza, ushaka kudukurikira rero kandi utameze neza bitewe n'ibibazo bitandukanye, byaba ari uburwayi, byaba ari ibigeragezo, byaba ari ibindi bitandukanye byo mu buzima busanzwe, cyane ko ijambo rivuga ko turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Reka mbwire ngo komera, uhumure. Nyuma y'ibyo byose ubona bikukurwanya, nyuma y'ibyo byose ubona byakuzengurutse, hari imbaraga z'Imana, kandi wisuze imbaraga z'Imana zakurwanya umunsi, ariko ntabwo zijya zitana intsinzi. Komera ku Mana yawe rero, ibidashoboka uyu munsi ejo bizashoboka mu izina rya Yesu Kristo. Ni Ben muvugana, mbahaye ikaze ndi kumwe n'umwana w'Imana Olive. Olive, uraho neza? Ndashima Imana. Gira amahoro. Uyu munsi ndabona wambariye igihugu cyane. Igihugu tugomba kugikunda. None se twararaga ku bishogoshogo by'ibishyimbo, cyangwa se ibyatsi tukabyahira mu mashyamba tukabiryamaho, ugasanga harimo imbaraga sa imperi. Abantu twararaga mu nzu z'ibyatsi, abantu benshi barazizi inzu z'ibyatsi. Hari n'igihe abantu bakinyishaga ibisika. Abanyarwanda muracabyibuka ibisika, nta rugi ruriho igisika, waragiza ugisika ukagikinyisha ku muryango. Nyine barugariraga, ariko habagaho ibisika n'inzu z'ibyatsi. Murabizi zaba zifite n'agasonga
ngero ukuntu rero n'impero wasanga tuzifite ari nyinshi ngizi imbaraga sa amavunja yaratwishe ariko igihugu cacu ubu ngubu aho kitugejeje rero dukwiye gushima Imana kenze abana b'ingayi turimo tuvogera Imana tugatuma Imana irakararaho ubundi igihugu cacu rero mubagishikiye nanjye ndimo niba nawe urimo rero ubimbwire neza ariko ntabwo wagishikira nabwo ubivanga ubwo nabwo waba ugiye kubeshya Imana Imana rero iduhana umugisha ndabasuhuje abanyarwanda abari mu bihugu bitandukanye ni ukuri ndabakunda ndi umwana w'Imana ndabashimye rero kuko mujya mutuzirikana mukadukurikirana Imana ibambere umugisha mu izina rya Yesu amen. uri umwana w'Imana tugete ngewe nkunda igihugu cyane bitewe nibutse aho twari naho tugeze uyu munsi. Ese ndi kwibaza Oliva, waba udakunda igihugu urwanya igihugu ukazajya mu ijuru buriya? Dusubiza aho kantu njya nkibazaho. oya nibura umwanzi w'igihugu uri n'umwanzi w'Imana kuko Imana ntawe yaturemye kugira ngo tugire ubugome tugirire abantu nabi ubihugambanira igihugu ntabwo biriya Imana ibyemera. Imana ishaka ngo twubahe Imana burya ni ubaha igihugu ukubaha abayobozi b'igihugu ukubaha n'abaturage b'igihugu burya ibyo uzakora byose Imana izagushikira izabana nawe nubwo wakomeza urugendo Imana izagushikira n'ubugingo uzabona. Ariko niba wanze igihugu ukanga abayobozi b'igihugu ukanga abaturage b'igihugu ukanga abanyarwanda ukanga bene so Yesu yaravuze ngo dukundane. Rero niba udakundana rwose ijuru ntari hari nushaka ubyihorere. Yego, mbere ko dutangira kino kiganiro ubwo niko bigenze gira ubutumwa ugenera bano bantu bitwikiye umutaka w'ivuga butumwa ariko barwanya igihugu. Ntago baba bari hanze yacyo ariko bakitwikira umutaka bakajya mu ihema ry'ivuga butumwa bakitwikira ivuga butumwa nk'abari gukora ivuga butumwa ariko wasase ugasanga barwanya igihugu bashaka guteza imvururu mu gihugu. Gira ubutumwa bagenera nk'umwana w'Imana Imana yemera. Ubutumwa ndabubaha ndabufite ndabufite. Buriya urebye Daniel bujya umwami Dariyo uriya Daniel bujya umwami yaramwemeraga aribwo yanagabanye ku gihugu agira umugisha yari inyangamugayo ari n'umwizerwa. yaba rero atarakundanye n'umwami ntanamutoneho ngo anakunde n'Imana burya ntabwo Imana iba yaramutabaye mu rwobo rw'intare. Aho hantu rero niho tugiye kwiga ku ijambo ry'Imana. Niba rero Daniel w'uyu munsi ukaba Imana ukabukunda n'igihugu naho rero ruzingiye. Yego, urakoze cyane reka tugushimire ariko icyo dukuyemo nuko utubaha igihugu cyawe no kujya mu ijuru byakugora. Sibyo? Reka tugusabe noneho usenga Imana. Numara gusenga Imana uri umuhanuzi uri umuvuga butumwa ntago nzi uyu munsi uko Yesu agiye kugukoresha ariko uko kukoresha nuko nguko wumvira umwuka. Senga Imana ukumwa kuyobora urugendo uko nguko. Ni karibu. Data mwisa uracare y'Imana ivuga bikabateka bigakomera. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti turagushimiye ko wabanye natwe, turagushimiye ko waturinze mucunguzi mwiza, waturinze data wa twese turabukurindwa turi abanyabyaha ariko abanyabyaha uratwemera uvuga uti reka mbarinde uturindira n'imiryango yacu igihugu cacu ariyo mpamvu turi gutambuka bikemera. Izina ryawe rihabwa icubahiro. Mana tugeze mu mwanya w'ijambo ryawe ryo rirera ntabwo turarisengera sengeye imitima ya benshi igiye kumva ijambo ryawe kandi data ba twese nsengeye n'amatwi yabo kugira ngo yazibure. Mana mbohoje ikirere kizima iki kirere ugihagararemo. Imbaraga z'umwijima turazitatanije, imbaraga z'abakonikoni zose zikurweho. Dufunze amarembo y'ikuzimu mu izina rya Yesu. Uhereye amasaha ndasenze kugira ngo Mana ibidakwiriye kutwegera bye kutwegera reka uze ururuke ubane nanjye. Mana unshigikire undinde kuvuze
utavuze, icubahiro cyanjye kibure hagaragara icyawe, isi nageraga icubahiro. Kandi abadayimoni bo guhora abo bose ndabirukanye Mana ku buzima bwanjye, ku miryango yanjye. Ndasenze ndi kuri uru rubuga, ndi kuri Umusaraba TV, ngwino Uwiteka udushigikire. Kandi niba ibyuma turimo dukoresha kugira ngo Mana abantu bumve ivugabutumwa ryawe, abantu bahinduke baguhindukire bakumenye, turabisengeye nabyo kugira ngo bihagarareho. Ifuhe ryose ryaza Mwami Mana Data wa twese kuyicano, turasenze kugira ngo Uwiteka ubane natwe. Gahunda zose turazikweretse, ntaba ari twebwe Mucunguzi mwiza, aho ku izina ryawe rihabwa icubahiro. Tubisabye twizeye mu izina ryawe Yesu, amen. Rero Imana ibampera umugisha. Nshimye Imana kuko uyu munsi yemeye ko nongera gusubira imbere y'Imana. Gahunda nkunda kuvuga gahunda yose niyo Uwiteka Imana. Ni wicira inzira rero muvuga butumwa itagutumye bizakugora. Ni uzivugira ibyo wishakiye, ni uzasanga watandukiriye, ariko isaha igeze uravuga ukarangurura. Izina ry'Imana yabwa icubahiro. Tugiye rero gusoma amagambo y'Imana ari hano muri Danieli ibice 6. Turahera ku murongo wa 24. Umuntu adusomere uzi gusoma neza ijambo ry'Imana nadusomere mu izina rya Yesu. Danieli ibice 6 24 utugereze hano ku murongo wa 28. Umwami aherako anezerwa cyane ategeka ko bakura Danieli mu rwobo. Nuko bamukuramo basanga ntacyo yabaye, kuko yari yiringiye Imana ye. Maze umwami ategeka ko bamuzanira b'abagabo bareze Danieli, babazana n'abagore babo n'abana babo, babajugunya muri urwo rwobo rw'intare. Zibasamira mu kirere, zibamenagurana n'amagufwa yabo, batararushya bagera mu rwobo hasi. Umwami Dariyo aherako yandikira abantu b'amoko yose n'iy'indimi zitari zimwe batuye mu isi yose ati, amahoro agwire muri mwe. Shyizeho itegeko ngo abantu bo mu butware bwose bwo mu gihugu cyanjye bajye bubaha Imana ya Danieli, bahindire umushyitsi imbere yayo, kuko ariyo Mana nzima ihoraho iteka ryose. Ubwami bwayo ntibuzarimburwa, kandi ubutegetsi bwayo buzagera ku mperuka. Niyo irakora igakiza, ikora ibimenyetso n'ibitangaza mu ijuru no mu isi. Kandi niyo yakijije Danieli inzara z'intare. Nuko ku ngoma ya Dariyo no ku ngoma ya Kuro w'umuperesi Danieli agubwa neza. Imana itugirire neza. Amen. Haleluya. Amen. Imana itugirire neza. Uwabatinyutse ibyago byose nazakurikire Umwami Yesu. Ntacyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Ntacyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Amen. Imana yacu itugirire neza. Uyu Danieli yari mu rwobo rw'intare. Danieli mu rwobo rw'intare niho nasomye, abantu barimo banyumva. Uyu Danieli yubahaga Imana ndetse yakundaga n'umwami. Imana yacu itugirire neza. Danieli byageze igihe bavuga bati reka bamugambanire. Bagera igihe bamugambanira, buzuza inama, baravuga ngo rero dusanga umwami yandika itegeko ndetse anarisinye. Baravuga bati rero umuntu asenya Imana yose atari umwami yubashe, uwo ngo azajugunye mu rwobo rw'intare. Imana yacu itugirire neza. Ariko Danieli yakundaga gusenga Imana, yasengaga ngo mu munsi mo 3. Bageze nyuma babonye byose bibaye ubusa, bamushakaho impamvu, baza kumutega igihe yari arimo agira utapfukamiye Imana, arimo ari gusenga. Imana yacu itugirire neza. Ariko Danieli yari inyangamugayo, Danieli yarakiranukaga. Uyu Danieli
yari umwiringirwa, igihugu cyaramukundaga, umwami yaramwishimiraga. Imana yacu itugirire neza. Ariko habaho abagabo baraterana, bateranisha inama, bamaze kuziteranisha barazuzuza neza, bategeka yuko Danieli bamushyira mu rwobo rw'intare. Bamaze kumushyira mu rwobo rw'intare, intare zari zimaze no gusonza, bamushyiramo muri urwo rwobo. Ariko umwami nawe yari yabisinyiye. Ariko umwami bakimara gukinga urwobo, hari ukuntu nawe yagiye ashyiraho ikimenyetso ciwe kidakuka. Imana yacu itugirire neza. Ariko umunsi umwe warageze, Danieli akiri mu nzu mu wakingira mu rwobo rw'intare. Ariko umwami we nubwo yagiye iwe ntabwo yigeze asinzira, yabuze amahoro, abura ibitotsi, ntiyasinzira, ntibamucurangira. Nawe icyo gihe yariraje, ntabwo yariye, azinduka inkera kare kare agenda ku rwobo rw'intare. Aravuga ati Danieli mugaragu w'Imana. Nawe aramwita aramubwira ati mbese uri amahoro? Nawe aramubwira ati ndi amahoro. Asanga nawe ntacyo zamutwaye. Danieli yavuyemo. Uwiteka Imana akorera mw'uriya mwami. Aravuga ati rero muhamagaze babagabo, muhamagaze abagore babo n'abana babo, mubashyire hahandi Danieli yarari. Ariko intare ngo zabasamiye hehe? Hejuru. Imana itugirire neza. Rero nabwira abanyarwanda, yewe munyarwandakazi, yewe umukobwa, yewe wa musore we, yewe muntu wicaye uri umuntu mukuru ukomeye, ntushaka uri n'umuperezida, hari inzobo bagiye bagucukurira, hari inzobo bashatse kugushiramo, hari abashatse kugukingiraniriza, bazi yuko uzapfa, bazi yuko utazabaho. Ariko Imana irakurengera, Imana ibana nawe. Yewe mugabo, iyi minsi iragoye, iyi ni minsi iruhije. Ibuka nawe aho Imana yagukuye, ibuka hahandi wari uri mu kaga. Imana ikugirire neza. Hari inzobo bajya baducukurira, hari intare bajya basonzesha kugira ngo ziturye. Ariko hamwe no gusenga, Imana yacu ikatugira ute? Ikaturengera. Imana itugirire neza kandi itwambike imbaraga. Bajya batugambanira, bagaterana, inama zigakorana bwihishwa. Ariko Imana yo mu ijuru ibiri kubireba, ikabyitegereza, igidutabara, ikaturengera. Rero ntabwo ari Danieli w'ico gihe ndimo ndi kuvuga, ni Danieli wowe w'uyu munsi uri muri iki gihugu cy'u Rwanda, ni Danieli wowe uri mu gihugu cyo mu mahanga, ni wowe ndimo ndikubwira. Niba wubasha Imana rero muri iyi minsi, ukaba uri Danieli w'inyangamugayo, uri imbere y'Imana, uri uw'inyangamugayo, mu gihugu bakubona nk'inyangamugayo, mu mudugudu bakubona nk'inyangamugayo, muri karitsiye aho utuye mu sosiyete mu bugenana nabo uri inyangamugayo. Akaga n'amakuba kaza, akagambane naho kaza, Imana izabana nawe. Imana ikugirire neza. Rero nabaza ngo Danieli wo muri iyi minsi w'inyangamugayo, waba urimo mugabo, waba urimo musore, waba urimo mukobwa, Imana iki ni igihe ije gutabara. Danieli wegereye Imana, Danieli wubasha Imana akayubahisha, uwo nguwo ni w'Imana igiye kugira ute? Gutabara. Imana rero itugirire neza, Imana itwambike imbaraga. Banyarwanda, banyarwandakazi, mwubahe Imana. Ariyo mpamvu mwumvise bambaza ngo mbese umuntu wubashe igihugu wazabona ubugingo? Ndababwira ngo yego. Barambwira bati mbese umuntu utubashe igihugu azabona ubugingo? Nta bugingo azabona. Buriya Danieli Imana yamukunze kuko igihugu cya kimwizeye, igihugu cya kimwiringiye, nta bibi yakoreye mu gihugu. Umwami yaramwishimiraga. Imana itugirire neza, itwambike imbaraga. Uwo mwami rero ntimumaze ngo ninde, ndetse n'umwami nawe namugira n'igihugu cyacu, namugiranye na perezida. Burya ni wowe ubasha umuntu w'igihugu, ukubaha n'Imana. Imana iranezerwa. Imana itugirire neza. Iyi ni iminsi Imana ije gutabara Danieli nyakuri. Waba uri umukobwa uri Danieli, waba uri umusore uri Danieli, waba uri pasiteri uri Danieli, waba uri umuyobozi w'igihugu uri Danieli, waba uri perezida w'igihugu gitandukanye mu bihugu hose uri Danieli Imana yishimira. Waba uri umusirikare, uri umupolisi, uri Imana ishoboye ibintu byose. Ndagushimye Mana, amena. Hari ico mwami arimo ambwira, yemwe bantu bagaragara nk'abayobozi, yemwe basirikare, abapolisi, iki ni igihe Imana iri kumbwira ngo nimwegere Imana. Nimumara kuyegera izabana namwe. Harimo bari kuvuga ngo misiyo zaranze, ngo mbese bizagenda bite? Ariko Imana iri kumbwira ngo iciye umugozi. Yewe musirikare ubona byaranze, uvuga ngo
nta misiyo zarahagaze, ariko Imana irambwiye ngo hari akagozi iciye. Imana ibagirire neza, Imana ibambike imbaraga. Iki ni igihe Imana iri kumbwira ngo ni insenge. Imana iri kumbwira ngo ni insenge. Yego ni ukuri, Imana iri kumbwira ngo ni insenge. Reka nsenge nk'uko imbwiye. Yewe musirikari, yewe mupolisi, reka dufatanye gusenga. Iyi ni iminsi Imana imbwiye ngo uyu mwaka basirikari ba polisi mwubashe Imana. Muri ba Danieli Imana ikunda. Imana irambwiye ngo izabahisha, izabana namwe, izabarengera mu kantu k'ubusabusa. Ntagira umbaza ngo mbese izaturengera ute? Yego ubutumwa burahari mu mahanga, mukambuka mukagenda, ariko niwambuka uri Danieli, Imana yishimira musirikare mu polisi, izabana nawe. Ariko nubivanga muri aka kazi Uwiteka Imana yagushizeho ikaguha igihugu cyawe kugira ngo ugikorere, ukure gukorera igihugu ukubaha n'Imana. Burya nukorera igihugu wubasha Imana, Imana izakunezeza, ndetse ikunezeze n'igihugu cyawe, ikunezeze n'umuyobozi wawe, ikunezeze mu mahanga uzawambutsemo. Ariko nubivangavanga, Imana iri kumbwira ngo musigeho kubivangavanga, kubera yuko bamwe muri mwebwe muragenda mukabivangavanga. Imana itugirire neza. Niba uri Danieli Imana yishimiye, izabana nawe, izakugirira neza. Ntabwo wamenya ngo mbese akaga n'amakuba kava he. Wagenda ukajya muri misiyo ukurira indege nk'abandi, ariko wagera mu nzira rwagati indege ikaba yagira ikibazo, ugasanga Imana kuba kutayubashe wabivangavanze, ugasanga igize ikibazo, ugasanga uratunguwe n'urupfu bitewe n'uko utasenze Imana. None wa musirikari we, wa mupolisi we, ubungubu utunguwe, Imana ikagutungura, utarubasha Imana, warabivangavanze ukorera igihugu, none urabona wajya hehe? Imana itugirire neza basirikare ba polisi. None Imana iri kumbwira ngo nimuyubahe, mwongeze ibihe byo gusenga. Murabizi mwa basore mwe, bamwe Imana yabakuye muri Kongo, abandi Imana ibasigaza 94. Niko Imana iri kumbwira ngo mvugane namwe, irabarinda, igirana namwe amasezerano. Ariko iyi minsi Imana iri kumbwira ngo nimwongeze ibihe byo gusenga, mwongere muyihagarareho. Mwaririye Imana irabatabara, muzi uturu tw'ubusabusa Imana yabarindiyemo, amashyamba mwagendagamo, bamwe mwabaga mu bihuru muvuga ngo ntabwo bucya, ariko Imana irabarengera. Imana iri kongera ikambwira ngo mube Danieli, Imana yishimira, ibagirire neza. Danieli yaragambaniwe, amaze kugambanirwa, abantu bamugambaniye aho bari bamushize nibo bageze nyuma. None amaze kuvamo, ubutabazi bw'Imana bubonetse. Imana yakoresheje itegeko iyo ryururutse, Uwiteka Imana yategetse, araza agatabara, akarengera umuntu wayo. Yakoresheje itegeko Uwiteka Imana rigera ku mwami, umwami abura amahoro, abura ibitotsi. Rero nawe urimo wumva ijambo ry'Imana, hari ibyo Uwiteka Imana aje kwigizayo, hari ibyo uri kubona bimeze nk'imisozi, hari ibyo agiye kwigizayo uri kubona byananiranye, kubera ko wubasha Imana. Uri Danieli w'uyu munsi, abakugambaniye, abaguciriye igicu, abo ngabo iyo mitego baguteze nibo bagiye kuyigwamo ubwabo. Danieli yaratabawe, abagore, abana ndetse n'abagabo bagiye mu mugobo rw'intare, intare zirabakacanga, nta nubwo barinze bageramo imbere neza. Abantu bari kurira muri iyi minsi, ubutabazi burahari. Nubwo mubona intare zasamye mu miryango, mukabona zirasamye, mu kazi mukora mukabona zirasamye, muri karitsiye aho utuye ukabona zirasamye, ariko Imana imbwiye yuko ibyo byose bumba iminwa. Abashatse ko wajya mu manza, abo ngabo Imana irabatatanije, bagiye gukorwa n'isoni bamware. Izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Hirya y'ubu buzima hari ubundi bwiza Danieli yigeze kubona, ntiyatinya kuribwa n'intare. Yarebaga mu bijigo by'intare,
harimo ubugingo budashira. Amen. Hirya cyangwa se igihe Danieli ajya mu rwobo rw'intare, yabonye gukomera kw'Imana, yabonye imbaraga z'Imana mu bijigo by'intare zarasamaga, ariko akabonamo ubwiza. Intare nazo zaramurebaga zikabona afite ubwiza, zimwe zaragendaga zikamwisegura, mbese ntaco yabaye, nta n'urwara, nta na gatoya, ntabwo yavuyemo avirirana. Bari bategereje yuko ari buvemo, mbese yapfuye ari umurambo. Bandi bakibwira bati zizamurya n'amagufa ye ntazaboneka. Imana yacu nishimwe. Ariko Danieli yavuyemo ari muzima. Yemye, niba wubasha Imana rero, Imana izakubahisha. Reka dusenge Imana nyakuri, reka dusenge Imana yarinze Danieli. N'ubu ngubu nawe uri Danieli rero, yarakurinze. Komeza uyisenge. Ariko mureke mbabaze abanyarwanda, kandi nanjye njya mbyibuka neza. Hari igihe bavugaga bati, tukumva ababyeyi baravuze ngo ariko se tuzongera dusiga abana mu mbuga, dusange tubasige mu mbuga, tubabyeyi tuti turaje tugiye gushaka amahaho, turasanga bariho. Icyo kintu abantu benshi bagiye bacibazaho. Ariko amahoro yaraje mu Rwanda. Imana itanga amahoro, itanga kaze. Hari aho benshi bayaguca inshuro, ubu ngubu Imana yabahaye ubucuruzi. Abandi mbese bicaraga bagenda bahukana buri munsi, nta jambo bafite. Ariko Imana yatanze ijambo, ikorera mu muyobozi w'igihugu. Habaho gusezerana abantu batasezeranaga, Imana yabahaye isezerano. Ubu ngubu barubatse, none benshi bamaze kwibagirwa. Imana idufashe itugirire neza. Ninde muntu waruzi yuko yajya kugura ikibiti ku muhanda agasanga mu rugo ari amahoro? Imana idufashe itugirire neza. Mbese murabyibutse muri ya masasu menshi, igihu kituditseho, imvura itunyagira, turara mu bihuru, dusa nabi, nta naho twabona n'amazi, nayo kunywa twarayaburaga, n'isukari twarayiburaga. Ese muri kubyibuka? Yemwe muri kubyibuka abanyarwanda? Mwikorera imisambi, Imana iri ku myango, muri kubyibuka? Bamwe amasasu abatambuka, abandi abaheramo bazi ko bari bupfe, Imana ikabarinda. Muri kubyibuka banyarwanda? Namwe bagiye hanze, namwe bari mu mahanga, uri kubyibuka wowe bakuye mu mirambo nka 200 bakagukura muri wenyine uri muzima, none ugukorera Imana gute? Abantu baribagiwe. Imana iri kumwango, mbwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'abatuye isi ngo muribagiwe. Kandi iki gihe ari igihe cyo guhanga amaso Uwiteka Imana. Muribagiwe. Yemwe nababwiye bayobozi muyoboye, bayobozi bayoboye isi, bayobozi bayoboye ibihugu, benshi muri mwebwe mwashizweho n'Uwiteka Imana. Muramenye ntimwibagirwe, kubera yuko Uwiteka Imana hari ikintu gishasha aje gukora ku bantu b'Imana bayirindiriye. Nawe Imana ikugirire neza. Imana itwambike imbaraga rero. Reka tube Danieli muri iyi minsi, duhaguruke dukorere Uwiteka Imana. Danieli baramugambaniye, ariko Imana iramurengera. Nawe rero bakugambanira, uri muri iki gihugu bakugambanira, umuyobozi w'igihugu bakugambanira, ariko Imana ikabana nawe. Imana mwumvise kuntu yatubwiye mu ijambo. Imana rero igirute irarinda, ikanarokora umuntu warugiye mu kaga, Imana ikakamukuramo. Rero niba wubasha Imana, izagirute izakugirira neza. Imana idufashe. Imana rero irimo imbwira ngo mbwire abatuye isi yose, abaperezida batuye isi yose, ntabwo yambwiye ngo n'uyu runaka. Imana iri kumbwira ngo yubuye dosiye, igiye kongera kwimika abandi bami. Yewe urahirwa niyongera kwimika, igatanga kongera kwimika. Uzabuhirwa nuba wubasha Imana, nta kabuza nawe uzakukura ku ngoma yawe. Ariko niba utubasha Imana, intebe yawe bazongera bagira ute bayicarizeho abandi. Nabwiwe abayobozi bayobora ibihugu isi yose, ntabwo nabwiwe ngo n'uyu. Imana iraje yongere yiyimikire bundi bushyashya.
bahanuzi muhanure mu kuri no mu mwuka. Imana kugira ngo ye kubasohozaho uburakari bwayo, Imana yambwiye ngo mu bahanuzi hari ubugwayi bugiye kujya buza, ariko biri muri misiyo y'Imana, kubera yuko mutubasha Imana, kubivangavanga kwanyu Imana yararakaye. Reka rero mwubaha Imana, ibagirire neza. Abagabo mukomere cyane, mukomere ku Mana. Imana irambwiye ngo irengeye abagabo, iyi misi irengeye abagabo. Imana ibagirire neza kandi bambike imbaraga. Yemwe babyeyi batwite muri iyi misi, mwongeze ibihe byo gusenga, musengere impinja ziri mu nda, kuko Satani yazamutse afite umujinya mwinshi ku babyeyi batwite. Mube maso, mwongeze ibihe byo gusenga. Yemwe abahetse impinja, nimwongeze ibihe byo gusenga. Yemwe abafite abana barimo bageze mu myaka 5, mwongeze ibihe byo gusenga kugeza ku myaka 10, kubera ko dayimoni yaririye iki abana. Ariko nitwongeze byo gusenga tukegera Imana, izabagirira neza. Rero Imana ibambera umugisha, ibambike imbaraga. Reka ube Daniel w'uyu munsi wubaha Imana usenga. Reka ube Daniel muri iyi misi Imana yishimira. Imana rero ibambera umugisha mu izina rya Yesu, amen. Amen. Imana igumugisha ku butumwa bwiza utambukije. Ndakeka tugera dusatira umusozo w'ikiganiro cyacu. Hari ubutumwa ariko kandi uhawe bw'abaperezida, kandi Imana avuye ko bireba isi yose. Ese ko abaperezida bamwe na bamwe batumva Ikinyarwanda, message irabageraho gute? Batumva Ikinyarwanda, abarareba basemurira nta Kinyarwanda rurimi nzi, ntarwo. Reka tugushimire ku butumwa bwiza utambuje, tuvuga ngo Imana y'amahoro igumugisha. Yego ndawakiriye. Sinzi nimba wenda hari ikindi waba wisubiye kugira ngo nabuce tuguhe umwanya ugitambutse, gihari wa twaguha umwanya ukagitambutsa. Nta kindi kiriho nakongeraho, nukongeza ibihe byo gusenga tukabyira Imana ngo Mana reka mubo wishimira utwishime nkuko Daniel wamwishimiraga. Tube inyangamugayo imbere y'Imana, tube n'inyangamugayo mu gihugu cyacu no mu baturanyi bacu, kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Rero nta bindi nakongeraho. Yesu yaravuze ngo uwongera n'ugabanya bazahanirirwa hamwe. Imana rero ibambera umugisha. Amen. Na Imana igumugisha. Sinzi nimba mugenzi wanjye cyo yakubaza nawe. Ntacyo, nuko hari wakwifuza kuba saba kugira ngo amusengere, arushaka kwihana, kuko kwihana biba bikenewe. Waduha nimero za telefoni kugira ngo wagukenera abe yakubona. Nomero ya telefone ni 0788 210 453. Imana ibahe umugisha. Ukoze cyane, karibu. Reka dushimire kandi na buri wese uduteze amatwi kandi twatanye twagirana ku musozo. nawe Imana mu mucyo tumushime no gaciro twatagiye dusenga kandi tunasoze dusenga, udusengera Imana. Uriya cari y'Imana ivuga bikabateka bigakomera. Ndagushimye kuko Uwiteka uranguruye ubibye, izina ryaraga icubahiro. Nsenyeye imitima myinshi yumvise iri jambo. Reka iri jambo ari wowe uriherekeza, iri jambo rishigikire buri mwe wese atega amatwi yumva ijambo ryawe, kubera yuko benshi basigaye basharirirwa. Iri jambo Uwiteka mwami ari wowe data batwese uribera amaso ko ngewe nabibye. Ngaho Uwiteka rero nsengeye igihugu cyacu, nsengeye abatuye isi yose, Mana bahagarireho ubarengere. Nsengeye mwami Imana data abayobozi b'ibihugu, abayobozi batandukanye hirya no hino, kugira ngo bane n'aba bavyeyi, abasore n'inkumi nuko abagabo, abavyeyi batwite ubarengere. Mana abavuga butumwa ubarengere, abapasiteri, abashumba, umurimo wawe Mana turawusenye nawe urengere. Mana izina ryaraga icubahiro. Ntabari twe rero mwami dukomeje guheza imbaraga zose z'umwijima mu gihugu cyacu ku isi yose. Mana kugira ngo izina ryaraga icubahiro. Ganzero kandi utegeke, ukomeze utugirire neza muri byose, ni mu izina ryawe Yesu, amen. Mana igumugisha. Abakiriye.